bakunze b'urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Tugeze rero muri wa mwanya mbagezaho inkuru ziba ziri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Reka mpere kuri iyi nkuru iri ku kinyamakuru igihe.com igira iti Minisitiri Bizimana yakebuye umukobwa wa Sebatware Marcel urota guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yakebuye umukobwa wa Sebatware Marcel wayoboye uruganda rwa Simerwa bifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDR mu mugambi wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Zaneza Denise n'abandi banyarwanda baba mu Bubiligi no mu Bufaransa biganjemo abakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bamaze igihe kirekire bibasira leta y'u Rwanda, ari nako bakomeza gukwirakwiza icengezamatwara rya FDLR. Minisitiri Bizimana yamenyesheje Zaneza ko kuvuka kuri Sebatware wagize uruhare muri jenoside atari icyaha kuko hari n'abandi benshi bahuje ayo mateka, ariko ko bo bahisemo kwitandukanya n'ingengabitekerezo n'irondabwoko, urwango na jenoside, bahitamo kwifatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Yamubwiye ati wowe wahisemo urwango no gukorana na FDLR ngo murashaka guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda. Ayinya ushobora kurota uhagaze, ni uburenganzira bwawe, ariko murahiye ko izo nzozi utazigera uzikabya. Yakomeje ati ubuyobozi bw'u Rwanda wirirwa usebya wibeshya ko wabuhirika, reka nkwibutse ko aribwo bwavanyeho ibibi ubwitirira byashenye igihugu, kandi so Sebatware Marcel yabigizemo uruhare rw'ibanze. Byaba byiza witandukanyije n'ubwicanyi bwe, ukareka kubushyigikira no gukwiza ingengabitekerezo yamuranze. Iyi nkuru turi gusoma ku kinyamakuru igihe.com yageze naho ivuga ku mateka ya Sebatware Marcel mu Bugarama. Kuva mu 1983 kugeza mu 1994 Sebatware Marcel yari umuyobozi mukuru wa Simerwa muri komine Bugarama yahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Mu 1992 we Kamanzi Meshake wari burugumesitiri, Colonel Singirankabo Claudie n'abandi bashinze itsinda ry'interahamwe ryari rifite ishami muri uru ruganda. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Sebatware, burugumesitiri Kamanzi na Colonel Singirankabo binjije abakozi benshi basimerwa muri iri tsinda ry'interahamwe. Bari biganjemo abakomokaga muri perefegitura ya Ruhengeri na Gisenyi. Yabwiye Zaneza ko iri tsinda rimaze gushingwa Sebatware na Colonel Singirankabo bayoboye ibikorwa byo kuritoza no kuri intwaro, kandi ko byakorerwaga muri Simerwa. Yamubwiye ati tariki ya 8 Mata 1994 jenoside ya Rurangiza igitangira, Marcel Sebatware afatanyije n'izo nterahamwe ze batangije iyicwa ry'abatutsi mu Bugarama. Bahera ku bakozi basimerwa n'imiryango yabo, biciwe ahitwaga Selile Specialise. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Sebatware n'interahamwe Ntawumenya Umunsi Pascal batanze urutonde rw'abatutsi n'aho batuye, kandi ko bategetse abandi bakozi basimerwa n'interahamwe kujya kubasohora ku ngufu mu ngo zabo no kubica. Yakomeje ati uwo munsi hishwe abakozi b'abatutsi 80 n'imiryango yabo. Interahamwe za Marcel Sebatware zimaze kuyogoza mu Bugarama zagabye ibitero i Mushaki, Mibirizi, Kamembe, Kibogora, Nkaka, Gihundwe, Hanika, Shangi, Nyamasheke, Gashirabwoba, Mururu, Shagasha, Gisakura n'ahandi, zimara abatutsi karahava. Yavuze ko igitsinda ry'interahamwe ryashinzwe na Sebatware ryajyaga kwica abatutsi ryatwarwaga n'imodoka ya Simerwa zikayoborwa na Munyakazi Yusuf, kandi ko nyuma yo kurimbura abo muri Cyangugu zakomereje Mugonero, Gishyita na Bisesero. Minisitiri Bizimana yibukije Zaneza ko nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi bwubatse igihugu cyari cyarashenywe n'abarimo Sebatware. Ati cyiza kuri mwe nimuze twubake twese, ibindi bibi mubamo imuduheho. Abanyamahanga 64 basubijwe iwabo kubera urugomo. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 12 ashize abanyamahanga 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita, gukomeretsa ndetse n'ubujura.
naho 64 basubizwa mu bihugu baturukamo. Polisi yatangaje ibi nyuma y'uko abanyamakuru ba TV1 Kakoza Nkuriza Charles uzwi nka KNC ndetse na Mutabaruka Angelbert bibazaga impamvu hari abanyamahanga mu Rwanda bisa nkaho bemerewe gukora urugomo cyangwa guhutaza abantu. KNC yaravuze ati icyo nshaka kubaza leta y'u Rwanda, abanyamahanga bemerewe gukora urugomo, bemerewe kujya mu bikorwa by'urugomo. Amategeko areba abantu ku butaka bw'u Rwanda ntekereza ko asa. Aba banyamahanga bashyizwe mu majwi abaturuka muri Gabon, Sudani na Chad bashinjwa kwishora mu bikorwa byo gukubita abamotari, kwambura iyo banyweye n'iyo bariye. Mu gusubiza kuri ayo mashusho yari yirwaza akwirakwira, polisi y'u Rwanda yanditse kuri X ko ikibazo inzego zirimo polisi, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka zimaze iminsi zigikurikirana kandi ko cyafatiwe ingamba. Polisi yaravuze iti mu mezi 12 ashize abakekwa 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura, naho 64 basubijwe mu bihugu baturukamo. Polisi yarakomeje iti nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko mu Rwanda kandi abakora urugomo kimwe n'ibindi byaha barakurikiranwa nta vangura. Polisi kandi yatangaje ko iri gukorana n'abayobozi bo muri ambasade zihagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu rwego rwo kubakangurira kubahiriza amategeko. Si ubwa mbere ikibazo cy'urugomo rushinjwa abanyamahanga kizamuye impaka ku mbuga nkoranyambaga. Byavuzwe mu Ukuboza 2024, icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yanditse kuri X abivugaho mu butumwa bwe tariki ya 30 Ukuboza 2024 asaba urubyiruko kureka ubushotoranyi. Icyo gihe yaranditse ndagira ngo nibutse ko ubushyamirane mu rubyiruko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda kandi amagambo yibasira abanyasudani y'Epfo by'umwihariko anyuranije n'indangagaciro nyarwanda. Inkuru zo mu Rwanda twabasomeye reka tuzisoreze kuri iyi ngiyi ivuga ko ku Nkombo abagabo banezezwa no kuhagirwa n'abagore. Hari bamwe mu bagabo mu murenge wa Nkombo wo mu karere ka Rusizi bavuga ko banezezwa no kuhagirwa kozwa n'abagore ko kandi uyu ari umuco gakondo wo kuri iki kirwa ko mu nshingano nyinshi umugore agira harimo no kuhagira umugabo. Bamwe mu bagore baganiriye na TV1 bavuze ko uyu ari umuco umaze igihe ariko usigaye mu bakuze. Hari abavuze ati twe tukibyiruka wubahaga umugabo mu buryo bwose, nta mugabo waha muri Nkombo ujya uhinga, hari n'ubwo wafata amazi ukamwoza ibirenge, ubwo iyo ashatse kumwoza umubiri wose nyine uramwoza umubiri wose. Hari n'undi mugore wabwiye TV1 ko nabura kubimukorera se, ubu ni sheri wanjye sinabura kubimukorera ibyo ngibyo rwose, kumwoza umubiri wose. Abo bagore bavuga ko ibi babitojwe na ba nyina ko kandi bikorwa nuko abagabo babishatse gusa ko ababyiruka batabikozwa. Hari umugabo kandi wavuze ko se yozwa na nyina, ati n'uyu mudamu umugore wanjye namuzanye abona mama yoza papa ibirenge, umugore wanjye arabikora rwose, si rimwe si kabiri aranyuhagira akanyuza ibirenge. Abo bagabo bavuga ko ibi bigaragaza urukundo bagaragarizwa n'abagore babo. Bamwe mu bagabo muri iki kirwa batekereza ko abagore ari bo bashinzwe gukora imirimo myinshi no gushaka amafaranga, naho umugabo akagira akazi ko kwirirwa mu kiyaga cya Kivu aroba.